mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Damoru w'imyaka 28 y'amavuko yasambanyije inka ku gicamunsi hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Uyu musore yaje gusambanya inka magingo ngaya. Uyu musore igitsina kiwe cyabyimbye yajyanywe ku bitaro bya Masaka kugira ngo yitabweho n'abaganga b'inzobere ataza kuhaburira ubuzima. Uyu musore gusambanya inka kwiwe ngo byatangiye mu kwezi kwa mbere, nibwo yatangiye gusambanya inka aho yakoraga mu ifamu yabagamo inka zisanga 25. Hari inka yitwa Bihogo yakundaga gusambanya magingo aya ngaya. Iyi nka rero yaje kumubera ibamba birangira imwanduye indwara kugeza magingo aya ngaya itaramenyekana, ubwo igitsina cye cyabyimbye afite amahirwe 99% kuba iki gitsina bagikaza bakagikuraho, ubwo ni 1% kuba cyakira, bivuze ngo amahirwe menshi ari kugikata bakamushyiramo umukenke azajya anyariramo. Urwishigishiye ararusoma. Bamwe mu baturanyi b'uyu mugabo bavuga yuko uyu mugabo n'ubundi asanzwe akora n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwo umusore iyo yagiye kuragira inka yazishumuye ategera abana mu nzira akabakubita, ndetse n'utwana dutonye bakadufata ku ngufu bo n'abandi bashumba, kuko baherutswe gutangwa kuri RIB bavuga ko bafashe abana ku ngufu, ariko ikirego cyanga kubahama cyangwa icyaha cyanga kubahama bararekurwa. Bamwe mu baturage bavuga yuko ubugome bw'abana kenshi ari nabwo babambisha. Nk'ubu ngubu yagiye gusambanya inka kugera ubwo abyimbye igitsina kwa nini. Yarinze kujya gusambanya itungo abakobwa barabuze cyangwa abakobwa bigurisha nibahari, aho kugira ngo usambanye inka niwagenda ukagura indaya mu biryogo cyangwa mu migina ukaza ukinyesebura ubundi yarangiza ikagenda. Ayo ni amagambo y'abaturage. Bamwe mu baturage bavuga yuko n'ubundi uwo musore yari amaze imyaka 2 mu kano kagari, ariko akomoka mu karere ka Nyamagabe, yaje gushakira ubuzima hano mu murenge mu murenge wabo ni mu karere ka Gasabo, niho yaje gushakira amafaranga, ariko ibikorwa akora binyuranye n'amategeko, kandi akenshi bari bazi ko uyu musore n'ubundi azafungwa bitewe n'ibikorwa agenda akora by'urugomo. Abashumba rero murabizi ko bagenda n'ubundi banduranye bakora ibikorwa. Uyu musore rero arembeye mu bitaro bya Masaka, ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ataza kuhaburira igitsina cye bikarangira bagikuyeho kubera gukora amahano, kubera gukora amakosa nk'aya ngaya. Nyirinka asobanura yuko ibi ngibi atarabizi, ariko ubwo abimenye umusore nanagaruka ntabwo azongera kumuha akazi, ahubwo azamwirukana burundu. Veterineri wapimaga zino nka we yahoraga abona izi nka zifite inanga z'abantu, aho kugira ngo zisame agasanga zifite inanga z'abantu, akabwira nyirinka yuko inka yabaye ingumba, kandi kumbe n'inuze nyinshi n'inanga z'abantu zagiye zikoranya, ugasanga inka bitumye idahaka. Bino rero byatumye veterineri avuga ukuri kose, avuga yuko n'ubundi iyi nka n'ubundi nayo nta buzima isigaranye, nayo iri guhumeka akuka kanyuma, kandi iyi nka niramuka ipfuye bazahite bayishyingura byihuse, nta kindi kintu biriwe bakora ngo barayijya ngo barayiteza imiti cyangwa ngo abaturage barayirya. Iyi nka nipfa, veterineri nk'uko yabivuze, yavuze yuko igomba gushyingurwa ku mugaragaro izuba riva. Magingo anga veterineri rero yavuze yuko iyi nka yayitandukanyije n'izindi kugira ngo itazayoberana umunsi izaba yapfiye, kubera ko nayo ifite indwara zikomeye cyane. Iyi nka nayo iragenda ihungetwa umunsi iraryama n'ibyuke, nta mbaraga ifite. Veterineri mu gupima iyi nka yavuze ko iri guhumeka akuka kanyuma, bivuze ngo wasambanyije inka hararembye. Inka yasambanyijwe nayo irarembye, ariko umusore yiyemereye ko yasambanyije inka cyangwa yahereye mu kwa mbere ayisambanya, tukaba tugeze nko ku kwezi kwa gatanu, bivuze ngo uyu musore yarakabije cyane, yari amaze amezi 5 asambanya inka. Rero ushatse gukira indwara arayirata, niyo mpamvu yabwije abaganga ukuri kugira ngo bamenye uburyo ki bamuvura, bamenye ati ese ibi ngibi yabitangiye ryari kugira ngo abashe kuvurwa. Ngayo nguko rero uyu musore yakoze amahano akomeye cyane, urwishigishiye ararusoma. Abaturage bavuze ko uyu batamurira n'ubundi yarasanzwe ari igihazi akora urugomo. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba ariko bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, cyane cyane wakoze subscribe. Ngi banyitaga Kidasamara, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.